Tubahe ikaze mwebwe mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube Ubuzima TV1. Muri aka kanya tugiye kubagezaho video igendanye n'imyizerere ya Gikristo. Ntitugamije guhindura buri wese uko yizera, ahubwo video tugiye kubagezaho ni ibyakusanyijwe n'inyandiko zitandukanye z'abahanga ndetse na teolojiya. Ese wari uzi ko mu ijuru hari ubuyobozi n'inzego zitandukanye z'umwuka? Mu myizerere ya Gikristo, ijuru rifite inzego zitandukanye z'abamarayika n'imbaraga z'umwuka, kandi zose zikora mu bushake bw'Imana. Hari izegereye cyane Imana, hari iziyobora izindi, ndetse hari n'izoherezwa hano ku isi gufasha no kurinda abantu. Muri iyi video tugiye kureba uru rutonde uko rukurikirana kuva ku rwego rwo hejuru cyane ari rw'Imana kugeza ku rwego rwegereye cyane abantu ari rwo rw'abamarayika barinda abantu. Inzego zo mu ijuru uko zikurikirana: urwego rwa mbere, Imana Data. Urwego rwo hejuru cyane ni God the Father, niwe muremyi w'ijuru n'isi, niwe nyir'ububasha bwose, niwe uyobora ibiriho byose. Abamarayika bose n'inzego zose zo mu ijuru bamuramya kandi bumvira amategeko ye. Urwego rwa kabiri, Yesu Kristo. Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku rwego rukurikira hari Jesus Christ, ni umwana w'Imana, ni umwami w'abami, ni umukiza w'abantu, niwe uhuza abantu n'Imana. Mu kwizera kwa Gikristo, Yesu afite ububasha bukomeye mu ijuru no ku isi. Urwego rwa gatatu, abaserafi. Abaserafi ni abamarayika begereye cyane intebe y'Imana. Inshingano zabo ni ukuramya Imana ubudahwema, guhimbaza icyubahiro cyayo, bavugwa mu gitabo cya Book of Isaiah. Urwego rwa kane ni abakerubi. Abakerubi ni abamarayika bafite ubumenyi bwinshi ku mabanga y'Imana. Inshingano zabo ni ukurinda icyubahiro cy'Imana, kurinda ahantu hatagatifu, bavugwa mu gitabo cya Book of Genesis, aho barindaga ubusitani bwa Edeni. Urwego rwa gatanu, intebe z'ubwami. Aba bamarayika bahagarariye ubutabera bw'Imana. Inshingano zabo ni ugushyigikira ubutabera bw'Imana, gufasha mu buyobozi bw'ijuru. Urwego rwa gatandatu, abategetsi. Abategetsi ni abamarayika b'abayobozi bayobora izindi nzego z'abamarayika. Akazi kabo ni ugushyiraho gahunda mu ijuru, kuyobora ibikorwa by'abandi bamarayika. Urwego rwa karindwi, imbaraga z'Imana. Aba bamarayika bahagarariye imbaraga n'ibitangaza by'Imana. Inshingano zabo ni ugutuma ibitangaza bibaho ndetse no kuzana imigisha ku isi. Urwego rwa gatandatu, ingabo zo mu ijuru, powers. Powers ni abarwanyi b'ijuru. Akazi kabo ni ukurwanya imbaraga z'umwijima, kurinda isi ku bibi by'umwuka mubi. Cya gatandatu, principalities. Abamarayika bashinzwe kurinda ibihugu n'imiryango y'abantu. Inshingano zabo ni ukurinda amahanga no kuyobora amateka y'abantu. Urwego rwa cumi, abamarayika bakuru, archangels. Aba ni abamarayika bafite ubutumwa bukomeye. Abazwi cyane ni Archangel Michael na marayika Gabriel ndetse na marayika Raphael. Urwego rwa cumi na rimwe, abamarayika basanzwe. Urwego rwa nyuma ni abamarayika basanzwe. Aba ni abamarayika begereye cyane abantu. Inshingano zabo ni ukurinda abantu, gutanga ubutumwa bw'Imana, kuyobora abantu mu nzira nziza. Akenshi bitwa abamarayika barinda abantu. Nk'uko twabibonye muri iyi video, mu ijuru hari inzego zitandukanye z'umwuka zikurikirana kuva ku Mana Yesu Kristo kugeza ku bamarayika barinda abantu.
Izi nzego zose zikora mu bushake bw'Imana kandi zigafasha mu kuyobora ijuru n'isi. Niba iyi video uyikunze, kanda like, subscribe kuri channel yacu kandi usangize iyi video kugira ngo n'abandi ntibacikwe. Reka tuzabonane muri video y'ubutaha. Wakoze cyane.